Mwaramutseho bapayonasi aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndagusuhuje. Iyi saha rero ndagira ngo tuganire ku butumwa bwiza twahawe na Pi Network. Ubu butumwa turabusanga ku rukuta rwa X, aho tumenyereye ko baduhera amakuru. Ubutumwa buragira buti bapayonasi mukwiye gukora ibintu bifite akamaro muri Pi Network. Icyo dusabwa rero nta kindi ni ugukurikira twitonze kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya ibikubiye muri aya makuru. Jyewe ugiye kubagezaho ano makuru nk'uko bisanzwe ni Felix, channel yo ni P Mining TV. Bahaye ikaze aho muherereye hose, wowe mushyashya kuri uyu muyoboro, ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo igihe cyose amakuru anyuze kuri P Mining TV nawe ajya kugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa, ukanda like kugira ngo kino kiganiro gikomeze kigere ku bapayona muri rusange. Bahaye ikaze. Ubutumwa bwacu rero bw'uyu munsi buragira buti banyamuryango ba Pi Network mwibande ku bintu by'ingenzi kandi bihindura ibintu mu mwanya wa cryptocurrency. Hano rero nk'abapayonazi, ese ni iki usabwa, ni ikihe wakwibanda muri cryptocurrency? Hano rero nk'abapayonazi mwibuke yuko hari byinshi cyane tugomba gukora kugira ngo Pi yacu izamure agaciro. Ese we nk'umupayona urimo urakora iki? Wibuke yuko mu minsi isije hari itangazo batubwira ngo dukore kugira ngo tuzamure agaciro ka Pi. Hano murabizi yuko kugira ngo rino faranga rya Pi rizagira agaciro ni uko namwe abapayona muzaba mwabishyizemo uruhare. Mufate Pi mukore ama exchange kugira ngo blockchain igire uko igena igiciro. Buriya uko dukoresha exchange cyane, tugenda duhinduranya ifaranga, tugenda tubika tubikura, bifasha kugira ngo buriya blockchain izamuke. Ibi rero nabyo ni ingenzi muri crypto kubera yuko Pi yaba exchange cyangwa abaguzi n'abagurisha babaye benshi, igiciro kigenda kizamuka. Buriya mwarebera nko kuri Bitcoin. Bitcoin kugira ngo izamuke cyane ni uko yagize abakunzi benshi. Tekereza niba yaratangiriye kuri 0.008 kandi ikaba igeze mu madolari, iyo zamutse cyane igera mu madolari 100,000. Aha rero byerekana yuko Pi natwe ntitwashyiramo imbaraga tugakora ama exchange, kandi Pi mwibuke yuko ifite n'abantu benshi cyane, ifite abakunzi benshi. Nk'abapayona rero badusabye gushyiramo imbaraga kandi tukazishyira mu bintu bifite akamaro mu mushinga wa Pi Network. Ikindi mwibuke gukomeza gukemura ibibazo mufite muri account zanyu. Mwifata Pi ngo muyihindure nk'aho nta kamaro ibafitiye. Pi aka kanya yaguhindurira ubuzima. Hari benshi cyane biteze ngo ese ku itariki 14 nizagera bizagenda gute? Hari n'abandi bahora bavuga ngo dutegereje itariki 14 ngo turebe none ibyo bavuga. Mu by'ukuri amatsiko nk'abapayona tugomba kuyagira kuko ni na ngombwa. Ariko noneho tugira amatsiko natwe dufite ibyo turimo dukemura muri uyu mushinga. Ese muri cryptocurrency, ese muri crypto nawe mupayona ni uruhe ruhare wagira kugira ngo tuzamure iri faranga ryacu? Hano rero reka tubanze twibande ku bantu bagifite ibibazo muri account, kuko ntago wazamura crypto nawe utarizamura. Reka duhere ku bantu bagifite ibibazo bya tentative. Abantu mugifite ibibazo bya tentative, ndagira ngo mukore ibisabwa. Murabizi yuko iyo watinze muri tentative wandikira
sapota poto kugira ngo bagufashe barebe ko nta kibazo ufite. Aka kanya rero niba nawe ufite ikibazo cya tentative, genzura urebe yuko muri account yawe atariho hari ikibazo, ugende wa updating password ndetse na email, uhindure phone number, maze urebe yuko haba hari ikibazo muri account yawe. Hanyuma ibyo byose niwabikora bikanga, ubone kwandikira sapota poto kugira ngo noneho bagufashe. Uyu munsi dufite update dusigaje iminsi 8 kugira ngo imizinga ivemo imyibano. Aha rero nk'abapayona mugerageze muri iyi minsi tujye dukora ibisabwa kugira ngo natwe twinjire mu ruhando rw'amakiributo. Ibanze rero ku kintu gifite akamaro kandi gihindura ibintu. Hano niko bakomeje batubwira. Bakomeje batubwira ngo twibande ku kintu gifite igiciro, gifite akamaro, gishobora no guhindura ibindi bintu. Cyane cyane rero hano nk'uko turimo dutangira ino coin yacu ya Pi Network, nk'abapayonazi twagombye kwita hano kugira ngo dufate Pi yacu tuyihe agaciro. Twifata Pi ngo tugire gute? Tuyifate nk'aho yaje ku giciro gitoya, ngo yaje nta mafaranga afite. Yes, wenda bitewe n'uko abapayona benshi cyane bari biteguye igiciro ntabwo ariko cyabonetse, ariko nanone ntabwo byatuma abapayona bacika intege, kuko akanya n'isaha igiciro cya Pi kiratangazwa, kandi nikimara gutangazwa ntariya ku ma exchange igiciro kizagenda kizahinduka bagishyire aho Pi ihagaze. Aha rero batubwiye ngo twibande cyane cyane ku bintu bifite agaciro cyangwa bifite akamaro muri Pi. Aha rero ikintu cya mbere wowe wumva kigufitiye akamaro nawe gikore. Nutekereza ukumva icyo kintu kigufitiye akamaro muri Pi cyangwa muri kiributo, gikore. Urugero nari ndimo mbabwira nko muri account z'abapayona. Genzura neza account yawe, ishyire ku murongo. Yes, fata passphase zawe uzifate neza. Umuntu aba arimo agenda bibutsa uko hari abantu bataramenya akamaro ka passphase, abantu bataramenya akamaro ko gucekinga account yabo, abantu bataramenya agaciro ka Pi turimo duhangana nako uyu munsi. Nawe rero mupayonazi ukiri muri urwo rujijo, kurikira ugerageze uhindure ibishoboka byose muri iyi minsi 8, kandi wibuke yuko nyuma y'iyi minsi 8 hari impinduka zikomeye cyane umushinga wa Pi Network. Wibuke yuko dufite impinduka nyinshi cyane, wibuke yuko twiteze ibintu byinshi cyane kuri iyi Pi Day. Nawe rero mupayonazi mushyashya, reka tuvuge abashyashya kuko abamaze igihe kirekire mu mushinga, ndatekereza yuko nta muntu waba ugifite ikibazo muri account, kereka ba bandi tubwira bakagira ngo wenda ni ugushaka ama views. Yes, nibyo, wenda n'abantu iyo bakurikiye turabishima, ariko noneho buriya nta nkuru ivugirwa ubusa. Buriya iyo tuvuze ngo gerageza ukore ibi ngibi, ukumva yuko umuntu arimo ashaka views, mu by'ukuri nawe uba wibeshye. Aha ngaha iri ni itangazo rya Pi Network. Badushishikarije gukora ibintu bifite akamaro mu mushinga wacu kugira ngo tuzamure Pi Network, kugira ngo tuze mu ruhando rw'amakiributo. Iri tangazo rero riba ryatanzwe na Pi Network,
ntabwo riba ryatanzwe n'umupayona, ntabwo riba ryatanzwe n'umuyutuba, iri ni itangazo riba ryasohotse bitewe n'ibyo babona mu mushinga wacu wa Pi Network. Abapayonazi rero, mwebwe muzi akamaro ka Pi, mwebwe muzi akamaro k'amakiributo, mugerageze mujye mukurikira, ntukumve ibyo umuntu avuze ngo nawe ugendere kuri icyo. Inama n'impanuro bigira icyo bimara umuntu wabikurikije. Ndabashimiye rero mwebwe abapayonazi, ndabashimiye mwebwe namwe muza kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro, ndabashimiye kugira ngo mwese nk'uko muba mwitabiriye mujye mugerageza gukora ibyo tuba twasabwe kandi bijye bibagirira akamaro mu gihe mwabikoze. Ntihakagire umuntu ukora ikintu yinuba ngo reka mpfe gukora. Reka gikorere uko ugikunze, gikorere uko uzi ko kigomba kukugirira akamaro, maze nurangiza utegereze ibyo wakoze noneho birabyara ikihe kintu. Ndabashimiye, bye bye, duhure mu yandi makuru akurikiyeho.